Mbifurije kugira ibihe byiza mwese bakunzi ba Think Again. Umunsi umwe wayanako hari mu mwaka wa 2006 ubwo ikipe ya West Ham yakinaga n'ikipe ya Liverpool. Uwo munsi wari umunsi mubi ku bafana ba Liverpool, barakinye karahava. West Ham batsinda ibitego 3 barwana no kubyishyura ariko biranga bibabera ingorabahizi. Uko iminota yagendaga isatira umusozo niko abakinnyi hafi ya bose bagendaga bagaragaza gucika intege. Barinze bagera ku munota wa 89 ari ibitego 3 bya West Ham kuri 2 bya Liverpool. Abafana muri stade batangiye kwiheba, abakinnyi mu kibuga bacika intege bigaragara. Nuko kumwe kamera zijya zibanda ku mukinnyi runaka ziza kugaragaza umunyezamu wa Liverpool asa n'uganira na myugariro we Gerrard. Ati muvande, nubwo iminota irangiye ariko haracyari yayindi y'inyongera, humura turaza gutsinda. Gerrard akimara kumva amagambo ya nyezamu yakubisaga twenge, bigaragara yuko asa n'uwishimye. Muri we byagaragaraga ko morale yagarutse mu gihe yari amaze gusa n'uwamanitse amaboko asa n'uwemeye gutsindwa bidasubirwaho. Iminota 90 y'umukino yararangiye, umusifuzi amanika cya cyapa cyabo yerekana ko bongerewe umunota umwe w'inyongera. Muri stade abafana ba West Ham barimo bavuza induru n'impundu, ubona basa n'abategereje yuko umusifuzi ahuha mu ifirimbi ye maze ako kanya bakegukana igikombe. Ni koko bari bategereje umusifuzi niwe wenyine wari ufite mu kanwa ke umunota umwe wari usigaye. Bageze ku isegonda rya 51, Gerrard wari inyuma ya bagenzi be, yari inyuma rwose bigaragara. Umupira uterwa n'umutwe w'umukinnyi w'ikipe ya West Ham, usanga Gerrard nko mu ntambwe 40 uvuye ku izamu. Gerrard ntiyazuyaza, ntiyita ku ntera iri hagati ye na nyezamu, ashota igishoti kiremereye kinyura mu bakinnyi hagati aho bari bicukitse. Umupira urombereza mu nguni y'izamu mu kuboko kw'iburyo kwa nyezamu. Nyezamu agerageza kuwukurikira ariko biranga. Ako kanya inshundura ziranyeganyega. Ako kanya induru yuzura stade, abo ku gice cya West Ham bakwira imishwaro. Umunota umwe rukumbi w'inyongera uhinduka ibihe byo gucungurwa ku ruhande rwa Liverpool. Ibitego bibaye 3-3, abari ku murongo wa nyuma wo gutsindwa batangiye urugendo rushya rw'intsinzi. Iby'uyu mukino rero birahambaye, bongejwe iminota y'inyongera irindi irangira bakinganya. Bajya ku mapenalty maze Liverpool imwe twabonaga irimo kurangira birangira itsinze nyinshi kurusha West Ham, bidasubirwaho ihabwa igikombe. Abari bigunze baramwenyura, abari bakonje babona gashyuhe, ibirori bitaha mu mujyi wa Liverpool. Nubwo aba barimo bakina umupira ariko n'ubuzima bwacu nabwo bumeze nk'umukino w'umupira. Ni match ikomeye tuba turimo gukina amanywa nijoro, ni match yuzuyemo amacenga n'amashoti, ni match benshi duhangana nayo hafi yo gucika intege. Ariko se niba ubuzima ari nk'umukino koko, niki cyatuma ducika intege ndetse no mu gihe umusifuzi atari yahuha mu ifirimbi? Mu gihe ugifite ubuzima bivuze ko umusifuzi atarasifura ko ibyawe birangiye. None kuki ducika intege? Byibazeho. Niki gituma twumva twihebye nyamara hirya no hino dufite inshuti n'abavandimwe badasinzira kubwo kuduhangayikira kabone n'ubwo twe tutabimenya? Ntawamenya, ariko ni byiza kubyizera ko mu masengesho yabo ya buri munsi badahwema kudusabira kugira ngo tugere ku byiza. Niki cyatuma twumva kwiheba mu gihe hari umusifuzi uhagaze ahera ho mu ijuru, uwo musifuzi akaba atarahuha mu ifirimbi ye ngo yemeze ko ubuzima bwawe burangiye? Niki cyagutera kwiheba? Niba umunota umwe wonyine warahaye imbaraga Gerrard wo muri Liverpool akawubyaza umusaruro kugeza igihe ikipe yegukanye igikombe, kuki twe twacika intege mu gihe tugifite ubuzima? Ndabizi ubuzima buragora, ariko muri twe harimo amajwi abiri ahora ahanganye. Rimwe ritubwira ko ejo ari heza, irindi rikatubwira ko nta kigenda rwose. Ni ahacu rero ho guhitamo ijwi duha ibyiyumviro byacu tukabishimangiza ibikorwa bya buri munsi. Ni ahacu kandi ho guhitamo kwihuza n'inshuti zidutiza imbaraga aho kwihuza n'inshuti zihorana amaganya. Uyu munsi birumvikana ufite ibikugoye cyane, ariko wibuke ko no mu myaka yashize ibikugora bitigeze bibura kandi wabinyuzemo na n'ubu uracyariho. Uyu munsi kandi ufite ibikugoye ndetse n'ejo ntibizabura kubaho. Icyo usabwa ni ukwibuka ko umusifuzi wawe atarahuha mu ifirimbi ye. Ibyo ujye ubizirikana bigutera imbaraga zo gukora ibyo wifuza. Nubwo wahura n'imbogamizi ukiri mu buzima nta kidashoboka. Nuzajya wumva urimo gucika intege, ujye wibutsa umutima wawe ko umusifuzi atarasifura. Bityo uhagurukana umwete, intambwe z'ibirenge byawe uzerekeza imbere ugana aho ushaka. Ubikore ubihuza n'ibitekerezo byiza, nubihuza bigahura nta kabuza uzatsinda. Nitwa Uwiringiyimana Patience.
think again.